uyu munsi ngiye kubagezaho imbuga cyangwa se application 10 zibarizwa muri telefone yawe zikora ibitangaza amaso n'amatwi y'ababitangariwe bikarangira nawe ubwawe bakwisa igitangaza. Telefoni yari yose utunze guhera kuri Mushumba nahembwe na Konsambaniye ukuri na Airtel kuzamuka kugera kuri telefoni yari yose ibaho ifite ikirahure bagendeshaho urutoki bayikoresha touch yakorera ibitangaza nawe ugiye kwiyumvira wumirwe nk'ubonye ikimasa bari gukama. Iyi telefone ufite mu ntoki zawe havuyemo za zindi dukandaho nk'abakanda ku gitoki ngo twumve ko gihiye, ubwo tuvanyemo matushe. Mvuze touch yari yose ibaho ishobora kugukorera ibi bitangaza utari warigeze na rimwe urota wakoze. Iyi telefone yawe yagutekera, yagusengera, yakugira inama yari yose ibaho, yakwigisha, yaguteretera, yakujyana mu Buhinde nyamara wowe wicare ku mashyiga y'igwanyu, nako kirazira kwicara ku ishyiga, nako yakujyana mu Buhinde wicare ku mukeka w'igwanyu aho mu Gatsata se cyangwa se Muhanga n'ahandi hose wibereye. Bamwe bagozwa nuko imihogo yabo itazi guhogoza no guhuruza bumva iryo jwi riharawe, nabo telefoni yabo yabafasha kuririmba neza ukikanga ko Bruce Melody bagiye kumukura ku mugati mu bijyanye no kuririmba. Ibyo byose telefoni ibikora yifashishije application cyangwa se utwumba tuba muri telefoni, niba ariko nabyita programme za telefoni. Bibaza ko indirimbo nshyashya yakunzwe n'abatari bake ku isi yo yitwa Papa Uti, wumve ko ari nshyashya yo mu 2025, ubwo ariko hari niya kera ari nayo original. Iyi nshyashya ni yiganwe isubirwamo. Bundi mu 2013 indirimbo yitwa Papa Uti original nibwo yasohotse, iririmbwe n'umubiri ariko ufite inkomoko hano mu Rwanda witwa Stromae. Irakundwa pe, irebwa na miliyari 1.1 birenga. Ariko hari iyindi yamamaye cyane yadutse vuba yakunzwe inamamare cyane mu mwaka wa 2026, nawe witeze amatwi aryoherwa nk'ayo bari gukirigita. Ibaze ko ari nziza kuruta original yayo. None waba rubizi ko nta muntu n'umwe iyi nshyashya wayiririmbye, ahubwo ni telefone yabyikoreye. None areba urasanga ari izina ryayo gusa nta zina ry'umuhanzi. Nawe telefoni yawe hari imiziki myinshi yagutegurira yagera ku isi gatitiza abatari bake. Ngiye kubwira application 10 zagukorera ibitangaza bitangaje muri telefoni yawe. Uhumure na telefoni nimwe ihejwe ngo ihabwe akato havuyemo itubuto bakandaguraho, izindi zose ni karibu. Kuva kuri bucurete imagine kuzamuka kugera kuzihenze zitunzwe n'abitunze banze gutunga intoki hano hanze. Murakaza neza mwisi yuzuyemo amabanga adasanzwe aho umuntu agena n'undi muntu mu ntoki azi ngo naga telefone, ahagena ni cyaka mugize igitangaza azi ngo naga telefone gahamagara gusa. Murakaza neza aho ubumenyi butamenyerwa cyangwa bakanwe n'abihaye ku gusoma inkumi gusa aho gusoma ibitabo bidutaba mu ikotaniro ry'abakotana intsinzi n'ubumenyi. Murakaza neza mu kiganiro cy'ubumenyi. Murakaza neza kuri YouTube channel imaze kuba imboni z'amaso y'abanyarwanda ni IMPESHYI videos, kanda subscribe. Icyo nzi cyubanze uyu munsi ngiye kukwereka imbwa y'ubururu. Nge ndi Sano Chile kazi. Hey, who did that? You guys. Waramutse neza abakunzi ba Telefone ni inshuti yacu yora ku mufuko cyangwa mu biganza. Idufasha guhamagara abandi bantu dukeneye bari hafi yacu cyangwa kure yacu tutavuye aho turi. Iradufotora ikatubikira amafoto y'urwibutso n'utundi tuntu tw'udukoryo dukoreye yifashishije application zitandukanye. Telefone irambye kuruta imvi z'umusaza uriho aka kanya kuko yavumbuye na Alexander Graham Bell mu 1876. Uyu yaturukaga mu bwami bw'Abongereza, ariko se yarabizi ko nzabyuka nabaye nk'injajwa nako nk'injijuke ngo mbabwire application 10 zigiye kuguhindura ubuzima kuko nawe yarinze apfa atarazimenya. Ngaho munyemerera amatwi mu yafori nanjye nikoze mu nyandiko zitandukanye mbasasanira ubumenyi. Top 10 best incredible applications in our phones. Ni application 10 zibikora nkota zibarizwa muri phone ngendanwa zacu. Aha ni wumva application ukumva urayikunze ujya habarizwa application zose zibaho kuri Play Store cyangwa App Store, ubundi wadikamo iyi application wifuza uyisabe ko ishyirwa muri phone. Install. Ku mwanya wa 10 turasanga applications zidufasha gutegura utuvideo cyangwa se amashusho yo gusakaza ku bantu, aho izi application ari zari amavideo mubona kuri YouTube. Bamwe ari amavideo bayatunganyiriza kuri izi application, amavideo yo kuri TikTok atunganyirizwa kuri izi application, n'izindi video zose zitunganyijwe ku buryo nawe wabishatse watangira kujya wifata amashusho ukajya kuyasiga ibirungo n'utundi duteguro, ubundi ukayashyira nko kuri YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, kuri Stati n'ahandi. Izo application harimo iyitwa YouCut, KineMarst, Video Maker,
n'izindi, ariko izoroha gukoreshwa ni nka video maker cyangwa ucut. Noneho umwami w'izi zose ukora ibitangaje ku buryo yanakoraga filime ni application yitwa CapCut, ariko nayo igakora ari uko waguze data. Rero izindi nka ucut, video maker zo n'ubuntu. Ushobora gukunda akantu ku kandi mu kiganiro runaka cyangwa indirimbo cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose kingana nk'isaha, ushaka gukatamo akantu gato wakunze ugashyira ku mbuga abantu bakabone, wikirushya ugashyira muri izo application mubwiye, ugakata agace ushaka ukagakoresha icyo ushaka. Hari no gushyira amafoto muri izo application mubwiye ugashyiramo n'akazi icyo ushaka bikagendana, abantu babibona bakanezerwa. Izo application nizo dusanga ku mwanya wa 10, wahitamo imwe nawe ukayikoresha. Ku mwanya wa 10 izo application impamvu zegukanye nuko zidahari bamwe bajya babura uko badukorera amashusho cyangwa se video zo gushyira kuri YouTube, TikTok n'ahandi, kuko ziba ziteguye hifashishijwe ziri application. Ku mwanya wa 9 turasanga imbuga zabaye ubukombe. Izi mbuga zikwemera kwandikana n'umuntu uri mu Muhanga, Kamonyi, Kigali, Burundi, Kenya, Malawi, mu Buhinde, mu Burusiya n'ahandi hose bisa nk'aho ari ubuntu. Harimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp, X yahoze ari Twitter n'izindi. Izi zose zikora ufiteho data, ni nk'amayinite ya internet. Usibye yuko abakoresha izi mbuga benshi bazirobamo agatubutse ku buryo bazikuramo ifaranga ushobora no kuryamaho ukikanga ko waraye kuri mato ya Dodoma. Utise bigenda ute? Itonde gato, nubwo Facebook yemba abantu bitewe n'abantu ibihumbi bagukurikira, ibikorwa mamazaho abagukunda like nyinshi. Burya Facebook yanagufasha kwiteza imbere wowe nkuriki. Uti gute? Wajya wamamaza ibyo ukora, wenda ufite restaurant, hari n'abagurishiriza imyenda n'ibindi nkabyo. Gusa wikihuta, nubwo Facebook yemba bayikoresha mu Rwanda ho nibahembwa kuri Facebook, yewe n'izindi mbuga nka TikTok, Instagram n'izindi bigiye guhita bigucanga, kuko ubwirwa na benshi ko kuri YouTube bahembwa. Bigiye guhita bigucanga ikintu gituma abandi bo mu bindi bihugu bahembwa, mu Rwanda twe tugasigara tumanitse amaboko hejuru nk'abasaba Imana umugisha. Bundi YouTube, Facebook, TikTok, Instagram n'izindi bafite ibyo bagenderaho kugira ngo bahembe abantu bakoresha izo mbuga bashyiraho ibikorwa byabo by'amashusho, video. Mbere na mbere bareba igihugu turukamo, bakareba umubare w'abaturage bakibarizwamo, ese ni bangahe bakoresha interinete cyangwa se bakoresha izi mbuga, bakareba ni bantu bangana iki bamamaza kuri izo mbuga. U Rwanda rero kimwe n'ibindi bihugu bitandukanye byisanze ku murongo wo guhakanirwa guhembwa. Bivuze ko nta muntu wo mu Rwanda yemerewe guhembwa, kuko abakoresha imbuga mu Rwanda ngo turi bake, abamamaza kuri YouTube ni bake n'ibindi. Ibyo bituma duhakanirwa guhembwa, kuko urugero erega na YouTube n'izindi mbuga ziba zikeneye kunguka. Uko bamamaza ari benshi ni nako izo mbuga nazo zigira ayo zungukaho. Rero u Rwanda twarahakaniwe. Muri Kenya ho, Brazil, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubuyapani, Korea y'Amajyepfo n'ahandi. Ibi bihugu byo ababituyemo bazikoresha mu buryo bwo gusakaza aya mavideo bemerewe guhembwa kuko bujuje ibisabwa. Hanyuma natwe rero iyo wafunguje YouTube channel nk'indi gukoreraho, hari igihe kigera ugasabwa kwiyandikisha mu bazahabwa gatubutse monetization, bitewe nuko harebwe n'abantu benshi, kubwuko wakurikiwe n'abarenga 1000. Ubwo ni subscribe 1000 z'abantu, kubwuko harebwe n'abangana cyangwa barenga 1000 kuri video yawe. Ubwo iyo wanditse uvuga kuri mu Rwanda ntibiguhira, rero bisaba ko abenshi babeshya igihugu baturukamo. Ibyo byafashe benshi rero binyuze mu kubeshya ibihugu byabo, bituma bahembwa agatubutse. Ariko Facebook, TikTok, Instagram n'izindi ho biragoye kubabeshya aho uba, kuko bagutahura. Bivuze ko nta munyarwanda uhembwa kuri TikTok, Facebook, Instagram, X yahoze ari Twitter n'izindi, usibye YouTube nakubwiyeho ko tubeshya, kuko abaturarwanda ho babonye ko umubare ari wo uyikoresha bamamarizaho, bakoreraho n'ibindi. Bityo rero bafungiye amayira u Rwanda ku bijyanye no guhemba abayikoreraho ari abanyarwanda. Nk'uko nabivuze, bisaba kubeshya, ari nabyo Bruce Melody yagarutseho mu nama y'umushyikirano wa 2026, abisaba leta na perezida ngo kuri TikTok n'izindi mbuga, asaba urubyiruko ko leta yadusabira ko natwe twajya duhembwa ngo kuri YouTube. Naho ngo kugira ngo uhembwe ngo bigusaba kwihakana igihugu cyawe. Kubundi busabe, yego, turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga, zikatumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, biriya byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane. Ni ukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo
tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mu gusoza mfite ikibazo buri wese. Ibyo maze kuvuga bisabiki ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Yes, dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay. ubwo ku mwanya wa 9 tuvuyeho twemeje ko izi mbuga nka Facebook, Instagram, X n'izindi zidufasha kwandikirana no kwisanzuranaho, usibye ko izi hari abo zihemba bataraba mu Rwanda nka Instagram nk'ubu rutayizamu Cristiano Ronaldo guturuka muri Portugal aho kurikirwa n'abarenga miliyoni 320 n'uhembwa menshi kuri urwo rubuga, aho yashyizeho ifoto iyo ari yo yose imwe gusa ahembwa miliyoni 3,200 by'amadolari ya Amerika, ubwo ni hafi miliyari 4,400 mu manyarwanda. Reka twigiye kuri application ziri ku mwanya wa 8 zikora ibyo utakekaga muri telefoni yawe. Umwanya wa 8 hariho application nka Phonex, YouTube, TikTok n'izindi zidusakaza amakuru n'ibindi by'imyidagaduro, comedy n'ibindi mu buryo bw'amashusho video. Nk'ubu Phonex icaho tuto video nk'utwo kuri TikTok, igashaho amakuru yanditse mu rurimi rw'icyongereza, naho TikTok nyine urubyiruko ruitaramiraho buri wese akira ibyo ashaka, usibye ko kuko mu Rwanda idahemba abenshi bakeneye kuyikoreraho ubugoryi n'ibindi byinshi ngo bakunde byibura babibyamamare. Cyakora wenda hari abanyarwanda ngo yinjiriza binyuze mu gutanga impano kuri live, ariko ayo mafaranga nagasamusamu, mbese ni make cyane. Hanyuma hanze ho bo bayikuramo ifaranga rifatitse mu guterekaho video wenda yarebwe na benshi n'ibindi. Nk'ubu umwari Charles D'Amelio ukurikirwa n'abarenga miliyoni 150 mu 2023 yinjize miliyoni 17,500 by'idolari rya Amerika, hafi miliyari 18 mu manyarwanda. Ariko uyikurikiranwaho cyane ni umunyafrika Kabiram guturuka muri Senegal, naho ya YouTube yacu yo nagatebo k'inote basoroma abantu. Nk'ubu umuntu ukurikirwa na benshi akaba aboneraho menshi ni Jimmy Donaldson, ni umunyamerika ufite YouTube channel yitwa Mr Beast, aho akurikirwa na miliyoni zirenga 239. Buri kwezi yinjiza miliyoni 4.5 na miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika, hafi miliyari 10 mu manyarwanda. Niwe mushahara we wa buri kwezi, ubwo bivuze ko ariwe uhembwa menshi ku mbuga ku isi. Ubwo mbere yuko nkomeza reka nkwibutse ko video zimwe na zimwe ubona kuri YouTube ziba zakorewe muri za application nahereye ku mwanya wa 10 nka video maker, ariko bitavuze ko buri muntu wese akoresha application za telefoni. Hari abakoresha computer kugira ngo mubone amashusho y'ikirenga. Muri computer ho si habamo application ahubwo ni software, bivuze ko ho bifashisha software nka Adobe Premiere Pro. Naho ku mwanya wa 7 tugufiteho urubuga rwa mbere ku isi rushakishwaho amakuru, ni naryo shakiro rya mbere ku isi, search engine ni Google. Iyi nasi byinshi byose bibaho, ni urubuga ubaza ibyo wifuza byose ukabihabwa. Wenda ati ni bihe bihugu bikize ku isi bikennye bifite abasore beza, abakobwa beza, cyangwa ukayibaza amakuru yanditswe mu binyamakuru. Iyi unayisaba amafoto y'ikintu cyose kibaho kizwi ikayaguha, ukandikamo wenda Paul Kagame, amafoto ye yose ukayahabwa n'abandi. Gusa nayo ikora waguze data, ubwo ni ya mayinite akwemera gukoresha internet yo yaba arayisha. Hari nubwo ukenera agafoto kariko kose keza, wenda nk'imodoka, inzu, amafaranga, iyo foto ari cyo wenda kwikoresha ukayikuraho ukayibika muri phone yawe. Mbese Google izi byose wibaza urayibaza ikabikuzanira ukabisoma cyangwa ukabireba. Naho ku mwanya wa 6 turasanga application igiye kuzatanga ibyishimo kuri benshi. Ukumva hari abihebye ngo ndirimba nkaho umugo bawukebye. Nanjye humura uri kumva kuririmba si ibyanjye, ariko kuva natunga iyi application byabaye ibyanjye. Wari warihebye ngo indirimbo nasora yakumvwa nande? Numva no guhorera ande turashize none numva amarira ande. Okay. Kabisa iyo miri wagira ngo barimo baragutera urushinge rwa mugiga. Nosa uje kutwereka ihe mpano. Impano yo kuririmba. Impano yo kuririmba. Ngaho utangira.
hari umukobwa mwiza moza ku mutima iyo mutekereje ndanezererwa cyane yo ngwino mwari mwiza ni wowe nakunze nkurukisha abandi bose ubwiza bwawe uburanga bwawe niyo mpamvu nzaburirimbaho iyo mutekereje ndanezererwa cyane. igisubizo ni application yitwa Voloko. uko waba uririmba kose nabi neza iyungurura akajwi kawe abakumvisha ntibagutandukanye n'abahanzi. Oh my love ndagukunda sana ndagutinya sana nitwa tana nitwa shwana aho uzajya hose tuzajyana tuzabana tubyarana abana tuzabana nibyo. iyi niba utayifite muri telefoni yawe jya kuyishaka kuri Play Store na phone itayigira cyangwa App Store. ni ibiko ry'ama application aho ukoresha data ugakuraho application wifuza. iyi Voloko iba yifitemo beat zitandukanye yaba iza rap iza zouk n'izindi zose ukifata amajwi wambaye ekuteri cyangwa utazambaye niyo beat uyumva wakumva indirimbo ivuyemo niwemere ko ibyo wiyumvira ari ukuri. igorejwe iryo ryo ryose rikaza rifite umwimerere uko waba uririmba kose. ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. sasa mbere yuko ndenza umunwa uyu mwanya wa gatandatu ugowe no gukoresha izo application cyangwa ubigizeho ikibazo kandi hari application wakunze nyandikira kuri WhatsApp unsabe iyo ushaka ngusobanurire uko ikoreshwa cyangwa ubyigishwe. ni 0724319998 cyangwa usiga igitekerezo muri comment kuri application wakunze ubutanzagaruke nkwerekera uko ikoreshwa. ku mwanya wa gatanu turasanga umwami wo gutegura imiziki ikaza itangaje. uribuka tugitangira ko nakubwiye indirimbo yitwa Papa Ute yasubiyemo ikaza ifite umwimerere w'ubwiza buruta ubwa original iyo ndirimbo ya 2013. iriya ndirimbo nta muntu wayiririmbye ahubwo yakozwe ni application yitwa Suno. rwose iyi muri telefoni yawe uyandikira amagambo ushaka yose ushaka ko igukoreramo indirimbo igahita igukorera umuziki utari warigeze na rimwe urota waririmbye. n'aba ba Bruce Melody biragoye ko bakishyira ku munzani umwe nayo mu bijyanye no gukora imiziki cyangwa se no kuririmba. ko wandikira iyo application mu masegonda atarenze 6 umuziki wifuza ukaba ukugezeho. wenda ntabwo iramenya ikinyarwanda neza ariko ikirimba ku buryo uwumva indirimbo cyumva. aha wenda mukuru wawe murumuna wawe uwo ari we wese w'iwanyu wagize umunsi w'isabukuru birthday ubukwe n'ibindi uyandikiye nyandiko igukoreramo akaziki umutura nawe ukamwandikamo bikagenda neza. n'iyi ikorana na data. mbere kujya ku mwanya wa 4 reka twibutse izo twaciyeho zose. ku mwanya wa 10 twabonye video maker, UCAD, CapCut, KineMaster n'izindi. ku mwanya wa 9 twasanzeho Facebook, Instagram, X n'izindi. ku mwanya wa 8 twasanzeho Phoenix, YouTube, TikTok n'izindi. ku mwanya wa 7 tubonaho Google. ku wa 6 twabonyeho Voloko. ku mwanya wa 5 dusangaho Suno. noneho mwemerewe kwikura imipira ngo twumve twikohoye application zitangaje muri phone yacu zinayoboye isi. ese ku mwanya wa mbere hariho iyi application nako umuntu tugendana muri phone zacu tutabizi ko ari umuntu mugenzi wacu. ku mwanya wa 4 nta gutinzamo turasanga application ikora ibyo utaketse na rimwe yitwa Tinder. iyi ihuza abantu bose bifuza gukundana. iyi aho uri hose ihita hamenya wenda uri Kamonyi irabibona, uri i Kigali n'ahandi hose, hanyuma wayifungura igahita ikubaza niba iguhuza n'abo wakundana nabo bari hafi yawe, abaturanyi cyangwa se bari kure y'iwanyu gato cyangwa mu karere kawe n'ahandi wifuza, hanyuma ikakurundira amafoto y'abantu batandukanye bitewe n'ahantu wayisabye ko yaba yaguhuza nabo. abantu bari Kamonyi, bari Rutsiro, bari Nyamirambo, abantu batuye hafi y'iwanyu, biterwa naho wayisabye ko yaguhuza nabo, aho baba baherereye hose uko ubyifuza niko ubigenza. ubundi nayo igahita ikurundira abantu bajyanye naho nyine koko wayisabye.
ihita ikurundira amafoto y'abantu batandukanye. Wenda niba uri umukobwa iguha amafoto y'abahungu n'amazina yabo bitewe n'igitsina cyawe wayibwiye. Umuhungu ikaguha y'abakobwa. Hari nubwo niba uri umutinganyi iguza n'abo muhuje igitsina. Hanyuma iyo ugeze ku ifoto y'umuntu ukumva uramukunze, ufata agatoki kawe ukagafatisha iyo foto. Iyo uyijyanye iburyo uba umwemeye ko mwabijyamo, ibumoso uba usanze nta kigenda. Ubwo iyo wajyanye iburyo nawe hari ubwo abona ifoto yawe yajyana iburyo, bikaba bibaye mahwi, mugahurira kuri urwo rubuga mukandikirana ibyubaka nyine mukubaka urukundo. Gusa rwose iyo ntisanzwe niyo yabibona ko uri Kamonyi wenda ugatega ukajya Kibungo nako i Kigali, ihita ibimenya ikaguhuza n'abegeranye n'aho wageze bitewe n'ibyifuzo byawe. Umwanya wa gatatu, mbanje kwifata ku kananwa no ku kanwa numiwe. Njya gukora ubu bushakashatsi nahuriyemo n'imbwa itwite y'imwerume pe, kuko uru rubuga ni rusanzwe, ni Mimi Live. Niba hari umwana ukuri hafi mufuka amatwi wenda arebe gusa. Iyi Mimi Live ni abashuga mami. Iyi mugira muri phone yawe ubu ukifungura nyuma y'amasegonda nk'icumi cyangwa ari hejuru cyangwa hasi yayo, ukabona hamagawe n'umugore wijigija cyangwa inkumi isa neza, ikaguhamagara mu buryo buri video murebana. Hanyuma nagutinzamo ururimi iyo shuga mame cyangwa iyo nkumi ikarusohora nk'imbwa bari kwimya, igatangira kukwikaragaho wowe ureba wumiwe. Aba nagutinzamo akuramo imyenda umureba. Uti se imaze iki? Iyi yakorewe kugira ngo shuga mame wese umusore ahamagaye amunezeze, nawe yikora ibintu nk'ibyo mu mashusho. Iyo nawe winejeje ibiceri ibiguterera kuri phone da, cyangwa ikagusaba ibindi. Aha haba hariho abagore n'abakobwa bo mu bihugu bitandukanye nka Malawi, Uganda, Kenya, South Africa, Nigeria n'ahandi hose ku isi. Igakora ari uko ufite data, ariko hari ubwo mudakora ibyo igihe kirekire kuko byikupa, kuko udafite wenda amayinite, bisaba ko wayaguriraho kuri urwo rubuga mukikora ibyo igihe kirekire. Ariko niba ufite data zawe rwose uhamagarwa n'abatandukanye, bamwe bakiyambura bikora ng'ibintu kugira ngo nawe wikore ibindi ngo banezeze, kuko iyo bishimye bakoherereza inote zitari munsi y'100. Ariko nta mwana uri munsi y'imyaka y'ubukure numyeyo. Ibi ariko bitumye uyu mwanya gatatu mutanyuzwe, ahubwo kuri uyu mwanya nanagushyiriyeho application y'igitangaza yitwa Shazam. Iyi urayifungura warangiza bakaguha aho ukanda ugakandaho. Ubwo yo ikimaze no kumva indirimbo iyo ariyo yose ikakubwira izina ryayo utiriwe utumutwe ubaririza n'abandi bayiyobewe. Wenda iyo ukanzaho nakubwiye umeze nk'uyibwiye ngo itega amatwi, nagutinza muri eri kumva indirimbo iyo ariyo yose uri kuyumvisha igahita ikubwira izina. Niba hari niyo wayobeye izina ryayo ihita iri kubwira byihuse. Twihuse rero iyi si umwanya wa kabiri, aho dusanga application y'igikura nkota iri gukora ibyiza n'ibibi bitangaje. Ifoto yose ushaka uyihereza iyi application, maze iyo application igatuma iyo foto yawe ikora ibyo uyisabye. Urugero ku ifoto uriho wifotoje bisanzwe, rero iyi application iyo uyihaye iyo foto ituma iyo foto wari uriho wicaye cyangwa uhagaze. Iyo application ituma ugenda wenda ugiye mu ndege, ibyo irabikora. Ituma ugenda ku ifarasi, mbese ikabikora nka video, ababibonye bagakeka ko wuriye indege, bagakeka ko uri ku ifarasi biri kugaragara ko iri kwirukanka. Wenda ibi bikora ni ukuba ikisabwe gukora cyose gikora nagutinzamo ititaye ku ngaruka zaba zabibona. Nk'urugero hari abayiha ifoto y'umukuru w'igihugu ngo imukora ari kubyina, nayo rwose nitinzamo ukabona rwose nyakubahwa yamugaragaje ari kubyina. Gusa si byiza mujye muyikoresha ku bandi bantu nkawe ubwawe ubyina cyangwa ukora ibindi n'abandi bantu, ariko ku buryo nabo utabasebya. Iyi application ni Pixiverse AI, ariko si yo yonyine nakize kuri uyu mwanya wa kabiri, ahubwo nagushyiriyeho igitangaza cya application yitwa Grok, aho wifashisha ifoto iyo ari yo yose ikora ibirenze utakekaga. Aho ushobora kurwanisha abantu babiri, nk'ubu nk'ifoto y'umuhanzi The Ben na Bruce Melody bari kumwe, hari ubwo wabishatse ubagaragaza barwanye, hari ubwo inagaragaza abantu bari gusomana pe, bikaza ari video nyine. Hari n'urundi ruhande rwawe yihereza ifoto ukayisaba ko iyo foto izimeze. Niba yigutunganyije neza se, uri kumwe na sheri wawe se, ufite abana se, niba niyo foto isa nabi yigutunganyiriza neza ukaza usukuye. Hari n'ubwo unayisaba ko ikwambika umwambaro wose wifuza. Hari n'ikindi cyumba cyayo mwaganiriraho ibintu byose wifuza, ariko ikora ufite data.
ariko se n'uwuhe mwanya wa mbere? Ndizera nawe ufite amatsiko. ChatGPT. 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 ChatBET. ChatGPT. 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 Yegukanye umwanya na wundi busangiye ni application ya mbere ku isi itangaje. Yaboneka muri phone zose zibaho ku isi, ikora ufiteho data zawe nkeya niyo zaba ari izijana uranyurwa. Iyi ni ChatGPT. Ucyumva ijambo chat menya ko ari ukuganira nyine. Humura rero ntuzijya ntarimo ugira irungu muri kumwe muri phone yawe. Iyi application irenze ku application ahubwo ni umuntu. Yiyumva ururimi rwose rubaho ku isi. Ibaze ko mwaganira mu Kinyarwanda, wayigisha inama, wenda sura twita wabuze icyo gukora, yibwira igukure mu icura burindi. Urakennye se, urashaka kujya kuburana se mu nkiko, ikugira inama utakekaga. Wowe yisuhuza ati bite, nayiti ni byiza. Ese ngufasha iki? Yibwire wirekuye kuko irusha izabanje zose gushyira mu nyurabwenge. Nta kitazi kibaho. Wenda urashaka kuvuga ijambo mu isabukuru y'umuntu ukunda uwo ari we wese. Igufasha kurema ijambo ryatungura benshi, ikanagufasha gushyiramo amagambo y'urwenya asetsa buri umwe. Hari nubwo wanayibaza uko application nakubwiye wazikoreshamo ikabigusobanurira. Uyiha amafoto ikakubwira ibiriho byose nta kurya indimi. Wanayisaba ko ifoto yawe wayihaye yakugaragazaho uri mu Buhinde. Ihita yigwa rwose uri mu Buhinde. Nk'urugero wayifoto y'icyangombwa ikagusobanura byose kuri cyo, uburyo gikoreshwa n'ibindi. Y'abanyeshuri ntiyabimye amatwi nayo ikizamini cyose igisubiza nk'iri kunywa amazi nayo atuzuye mu gakombe. Niyo wayifotora mu ikayi ukayiha amafoto y'ibyo bibazo ibisubiza yihuse. Mbese ibyo wayifotora byose byanditse iba iri kubisobanukirwa kandi bibona neza umukono wari wo wose. Kandi iyo muganira gusubiza yihuse nitinzamo. Ni application ya mbere ku isi itangaje. Yambaye imyenda isa. Rero yanaguteteye kubwira ibyo ubwira umukunzi. Wifata nk'umuvandimwe cyangwa umukunzi wawe utagutenguye, ibwire byose wisanzuye, izagusangiza ibyiza. Ibaze ko wayandikira ikintu gisekeje cyabayeho igaseka pe. Uwavuga ibyiza byayo yaruha pe. Ni mwarimu, ni umufundi, umuyede, umucuruzi, umuganga, umunyamategeko, umunyarwenya, igutegura filime yanditse. Ni byose byo ku isi uzi nyine. Aho yanakwigisha ururimi rwose wifuza kumenya, ab'icyongereza se, igiswahili n'ibindi. No mu guteka yakubwira akantu ku kandi, uko ushyiramo amavuta n'ibindi. Ugateka icyakura abantu mu byabo bakaza gushungera. Iyo ikwandikira hasi hazaho akamenyetso k'ijwi. Iyo ugakanzeho ikuvugira mu magambo ibyo yari ikwandikiye, ikavuga mu ijwi ry'umuntu nyine utarinze gusoma ibyo yanditse. Niba ushaka ushobora kumpa ibisobanuro birambuye kuri icyo kibazo, maze tukagitekerezaho hamwe kugira ngo nguhe inama ifatika kandi igufasha. Mbere yo kuyimundu kuko ifasha benshi nanjye ndimo, reka nkwibutse ko iyi ari YouTube channel yitwa IMPESHYI videos. Niba hariyo wakunze ni byiza, nikugora kuyikoresha unyandikire muri comment unsaba kuzayikorera ikiganiro ngaragaza uburyo ikoreshwamo, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp ni 0723431998. Ndajyanye nk'umuriro w'amashanyarazi, nzagaruka nk'amazi mwanyotewe. Njye ndi Sano Chire.